ngo kwita kuri ka kandi uhita wumva iki numva icyo ashatse kuvuga ni iki gikisa nyine tanga nawe ubwo butumwa nawe tanga ubwo butumwa we ntabwo ngiye kumushishura kuko ndamutse ndengeje aho naba ameze nk'aho ndi gushishura igihangano cy'umuhanzi w'abandi none se iyo wumvishijemo wenda amazi urumva ibitenge biza guhura gute muri bwa butumwa impamvu rero n'umwana yizi ni uko indirimbo ifite ubutumwa nyine ikintu kidafite akamaro ntabwo gishobora kugira aho kigera ariko kubera ko yiririmbye abantu bakabyumva barabisakaza bigera no ku bandi kugeza bigeze no ku bana urumva ko ubutumwa buri kugera henshi aho bidahura serega yagurutse ku mugore kandi umugore niwe ukenye niwe wambara icyo gitenge umugore niwe ashobora gutuma ayo mazi kandi umugore niwe ufite ako kantu avuga ntazi ngo kitwa aho ngaho kubita nyine ku mugore se ubundi wadutayemo akapira gatoya ugatoya ntabwo nzi kuririmba nyine wowe ujya uririmba nk'uko ubyumva n'abanyarwanda barabifata nk'uko ubyumva nyine wowe uririmba nk'uko nagusabye basi ndagufasha basi ndagufasha ntaribi nanjye mfite ikijwi kibi ariko ndagufasha nyine njye nabivuga wenda ku magambo ngaho duhurize ubugari n'igitenge n'amazi byose byanahura buriya bibaye ngombwa nyine ngaho duhuriza ubugari n'igitenge n'amazi usibye no kujya hirya no hino ubugari bwakorwa n'amazi nyine duhurize icyo gitenge kizemo ubwo butumwa tububone ubutumwa rero atanga hariya buriya ngewe uko mbyumva nyine uko mbyumva yumva ko agomba nyine mbere y'uko umugore agera wenda aho muba muri kumwe n'umugabo we cyangwa se nyine iyo waba utari umugabo wari sheri wawe nka wenda mu rugero ndi kumwe na sheri wanjye tugiye kugera ku butumwa twahawe muri iyi ndirimbo hagomba kubanza izindi porosesi nicyo numva mu ngengo urumva yamutumye igitenge arakizana urumva rero nta buryo cyari butuhe kitaje cyanaratose kandi yarakizanye akanagitose siko indirimbo ivuga amara uyu mukobwa afite amakuru afite ibintu byinshi mwiriya ndirimbo ya Gitafu yakuyemo ubutumwa aragitosa yari yazanye n'amazi rumvikana se watosa n'amazi ubwo n'amazi yari yazanye igitenge azana n'amazi aragitosa amara uyu mukobwa afitemo ubutumwa urumva nta butumwa burimo indirimbo ifite ubutumwa ndashaka umbarize uyu mukobwa ndashaka gira ikintu umbarize uyu mwana w'umukobwa akera icyo namubaza ni kimwe ese numvaga ari guteza igitenge uyu mukobwa afite gahunda afite ubutumwa yakuyemo yateje igitenge ntabwo nyizi ingendo kuyumva kuri uyu mukobwa yazanye igitenge aranagitosa yari yazanye n'amazi nyine urumva nyine ngewe ndashaka kugira ngo umbwire ayo mazi ngewe ndabyumva uri kubimbwira aho ndashaka kubimurize gusa namwe siko muri kubyumvara abihuze kugira numve nyine bwa butumwa kuko nge bwananiye gusobanura yakubwiye ko yazanye amazi nyine ngewe ndashaka ayo mazi ayazane n'ubwo bugari havemo umugore uri gutaka si ibyo yavuze ra nta mugore yavuze utaka yaramuvuze ariko uyu mukobwa afite gahunda muri vaze azi n'imirongo yamuvuzemo wowe urabihakana ariko nyine rata wewe ubwo butumwa indirimbo ifite ubutumwa ariko wowe bikara udashaka kumva ubutumwa ngewe nawe ni ukuri kw'Imana ndagapfusha rukarangiye ubwo butumwa nabubuze ndashaka noneho reka dukore kano kantu binarangire sibyo ndashaka kugira ngo umurize igitenge ubugari n'amazi havemo umugore uri gutaka icyo se cyoroshe ibyo ubihuze havemo umugore uri gutaka ubugari si ibyo kurya icya mbere umuntu wariye wese aba ameze neza aba afite n'umwuka yashobora gutaka kubera ko nyine ataswa n'iki umuntu wariye aba afite umwuka wo kuba yavuga yasakuza yagira gute icyo ni icya mbere icya kabiri muri faze ya mbere yavuze ko yamutumye amazi n'igitenge yamutumye ifu amutuma n'igitenge aca bugufi siko yavuze
arabizana arangije kubizana igitenge avuga ko ngo yaragisomye. igitenge se yaragisomye avuga waragisoma arabusonga aragisoma akagitosa abivugira rimwe mu nama babiri yegeranye ahubwo uzabanze mu ndirimbo neza yaragisomye ubwo niba yarasomye cyane agatwarwa wenda ubwo yasomye iki kanwa kaba menshi akajya ku gitenge kigatoha nabizi ariko nuko yaririmbye siko nabyumvise siko yaririmbye niko biba bimeze nyamara uyu mukobwa afite gahunda yandirimba ifite ubutumwa we wayumvisha ko ifite ubutumwa ndagira noneho ugire inama wagira Gitafu we aho uri hose nubona n'iki kiganiro rwose dutema umuzigo ufite ubundi butumwa bwiyongera ku bwo waduhaye bwa mbere kuko ubutumwa bwaratambutse buratambutse abantu barabwumvishije twese twarabwumvishije abakosorwa barakosoye cyangwa abandi bari banabizi simbizi ariko nagirira dukorera indi ndirimbo kandi agire vuba iyi ngiyi itarava kuri hiti afatirane ihene igihebeba nicyo kintu musabye we Gitafu kiravuba musaba gushira muri video yatatsa amazi washobora kuyatatsa amazi atakanye nabona iki kiganiro akabona kujya muri video nabishobora azakubwire kandi uzayijyamo nabona nabibasha najyamo nta kibazo Bikari wakabi Sereka nongere ngusuhuze wo dukurikirana kuri Hogoza TV ndetse no kuri Bikari TV show amahoro y'Imana abane nawe mu bice bitandukanye aho mwaba muherereye hose. Uyu munsi rero nagarukanye na Nyamwiza hangaha Nyamwiza mu bakobwa uyu niwe mukobwa wundi abandi barabesha. Nawe urabizi kuri mwiza? Umeze gute rero? Neza cyane ndashima Imana. Urashima Imana. Muri ibi bihe bitoroshe mwegera inyuma gatoya mwegera inyuma muri ibihe bitoroshe ubayeho gute ubuzima bwawe bubayeho gute urabizi nyine ubuzima bwa Kigali yacu n'ubushakisha muri Kigali ni danje nta kwicara hamwe gushakisha ukajya mu bintu bitandukanye mu tuzi muri sinema gushakisha ahantu hose kugira ngo rero ko byahuze ukabona nyine amafaranga yo gukomeza ubuzima ukabona amafaranga yo gukomeza ubuzima ni hatari ubishoboza iki abandi bakobwa beza ngamwe abagabo baba bararakiye ariko wowe uravuga ati pama ni pamana ngomba guhangana n'ubuzima ariko ngabaho ko nshaka ubishoboza iki nize mbaraga gukoresha icyambere ni mu mutwe burya icyambere ni mu mutwe kumva ko wifitiye icyizere ko nyine wagerageza nawe nk'abandi kandi ugakora ibintu ukabigeraho niyo utahita ubigeraho ako kanya ariko nyine ubundi baravuga ngo buhoro buhoro ni rwo rugendo gake gake nyine bikarangira bigezeho cyane ko akenshi nyine ibyo kuvuga ngo uriringira abagabo ngo uragira iki akenshi ntabwo birangira neza birangira nabi kandi nanone amafaranga atanavunikiye nta musaruro atanga nta kintu akora nyine apfuza muri iyi minsi hamazeho saga y'abantu benshi ndetse y'umuhanzi wese mbese wirwanyeho umusore wirwanyeho kandi ukirwanirira ngo kuvuze muri Kigali yacu ni uguhangana n'ubuzima kandi ibintu bikaza kugenda neza uko ubishaka kandi ukoresheje ubushobozi bwawe amaboko yawe Imana yaba yagize ute yaraguhaye ni ukuvuga ngo indirimbo ya Gitafu warayumvishe wumvishe imeze ute rero ninga kahi gakarasi wabuziho nta muntu utayiza hari ninga nyine dukubita gakarasi bitakurika nyine narayumvishije uburyo nyine yivuga abantu ira trending urebye bose barayumva yazumye gusa nyine bisa nkaho byabaye induru basaga ngo yaririmbye ibishego wowe iyo ubonye irandirimbo ya Gitafu nubuhe butumwa burimo ngiye ntabwo numva ko yaririmbye igishego nyine nubuhe butumwa burimo
ibintu avuga ni ibintu bibaho, navuga ni ibintu bibaho, ni ibintu bisanzwe. Ubwo rero ari umuntu mukuru aririmba abwira abantu bakuru bumva icyo ashatse kuvuga, kandi hari n'uwo yakeburerega akaba ataranahazi wenda ahamenya nyine akavuga ati urugero reka ndebe umenye aho ariho ese aho hantu bavuga ni bakubita kuri ka akagira n'amatsiko yo gushakisha aho hantu ngaho ubutumwa nyine ni ukuvuga ngo uravuze neza cyane ngo hari abantu bamwe ashobora gukebura. None muri iyo ndirimbo ni ikihe gitero kirimo cyangwa se amagambo arimo ushobora gukoresha ukebura abantu? Icyo gitero ubwacyo kirimo iyo faze nyine imeze nka refrain nyine imeze gute? Dukubitiraho gatoya twumva. Oya nyine aho ririmba uko bishoboye ariko gusa nyine avuga ngo kubita kuri ka kandi isa nkaho ugereranyije ni ngabahe yakeburaga abagabo barabwiraga abagabo bamenye uko bitwara nyine mu gikorwa cy'abantu bakuru, bamenye ngo se biragenda bite, ndakoza he, ndakubita he, bigende bite. Kandi numva abantu barabyumvisha hari mu isura atashatse kubivugamo, kuko we uburyo yavuze harimo nyine message umuntu ashobora kumva kuko byari byo, ariko abandi bakavuga ngo yaririmbye ibishego ngo yagize ibishego. Ntabwo ari we muntu wenyine wabiririmbye, abahanzi bose baririmba n'abandi benshi baririmba ibishego kandi barabiririmbye kuva na mbere hose bagiye baririmba ibishego, indirimbo zabo zikazamuka zigakundwa. Umva rero njye na Gitafu yaririmbye nta kosa ridasanzwe ririmo, ibintu yavuze bibaho ibisanzwe, ahubwo se ari uwabiririmbye n'ubikora ukora igishego ninde ibaze ari uwabiririmbye n'ubikora igishego ni iki? Nakumva ko uwabiririmbye ubikora ahubwo ariyo gishego cyuzuye. Uwabiririmbye yarabisakaje ariko bisakaje nk'abana batoya twabonye bari kuririmba iriya ndirimbo bakagenda imbere bakavuga ati ngo kubita kuri kaka, ugasanga bose ni abana gutyo, nicyo gitero, niyo nyikirizo. Ni ukuvuga yuko bose bakenewe kumva iyo ndirimbo. Nese ubundi ubwo umwana yumvishe ka yamenya ari iki? Umwana muto ngo kubita kuri kaka, umwana muto yumvishe ka ngo ngahibaze nk'umwana wawe ibaze nk'umwana wawe akubwiye ati mama kubita kuri kakandi ngo amazi umugore azana amazi. None se urumva amazi akuzana amazi ni kimwe. Nese iyo mubwiye ngo umwana umubwiye ati genda unzanira amazi, umwana wawe umubwiye ati genda unzanira amazi, ntabwo agenda akayazana. Yerebo niba umwana umubwira ati nzanira amazi akagenda akayazana, kumva ko umugore azana amazi, sinumva ko njye umwana yahita yumva ko ari ibyo ngibyo by'abantu bakuru, ubwo yakumyina ahita yumva mu bitekerezo by'abana kumva ko azana amazi nyine nta birenze. Njye numva nta kintu bitwaye, uburyo yaririmbye numva nta kibazo. Umuntu mukuru yumva message, ariko abana nubwo babiririmba bakabisubiramo ndakeka baba batasobanukiwe neza icyo yarashatse kuvuga. Ntabwo baba basobanukiye neza icyo yarashatse kuvuga. Nuko rero abantu benshi bamutera amabuye ati nafungwe. Ye no ku ruhande rwanjye numva nta mpamvu yo gufunga, kuko n'abandi baririmbye ibindi bakinyuma ngo za saa moya n'izindi nyinshi zose zirimo ibishego, kandi tukumva ko ari ibishego koko, ariko abana batoya ntibamenye ibyo ari byo, ariko ko batabafunze abo ngabo Bruce Melody ko batamufunze nta gishego kirimo akinyuma nta gishego kirimo. Oya nyine we nahari yavugaga inyuma y'inzu, oya batashyizeho inzu usenga mentioning akavuga ngo aramuhaka inyuma si igishego, undi aramukurura imipira inyuma nyine. None we rero aramuzanira amazi, maze kuzana amazi wenda arajya kura kuri robine. Ntabwo numva ko nyine ari ibintu yazira ngo yabifungirwa cyangwa iki, numva ngererinde ibintu bisanzwe ni ibintu bibaho. None abantu benshi hari ibintu bagenda bakora bavuga ati ejo bundi Murangira Bitseri bari mbese mu bikorwa byo kuvugira abantu cyangwa se yagiranye n'abanyamakuru bamwe na bamwe ibiganiro. Uwitwa Emmy Kinege araza aravuga ngo Gitafu arimo kwica abana b'u Rwanda, arimo kubonona kubica mu mutwe, nibyo dushatse kuvuga, bitewe n'igihangano cyiwe indirimbo yasohoye yitwa ngo arigitosa cyangwa se n'andi magambo menshi yagiye abamo. Hariya wowe ukimara kumva hariya wumvaga uriya munyamakuru wabajije kiriya kibazo yari akwiye kukibaza cyangwa?
njyewe numva abantu barumvishe message nabi mu ndirimbo ya Gitafu. Oya kuriya munyamakuru wakibajije. Umunyamakuru rero burya agiye kubaza iki kibazo ngo arica abanonona abantu umutwe. Ntabwo numva ko yari akwiye kukibaza. Kubera ko kuvuga ngo aronona abantu mu mutwe hari ibindi bintu dusanzwe duhura nabyo tubamo by'ubuzima busanzwe by'igishegu birenze n'igishegu. Ntabwo numva ko byahera kuri Gitafu ari we wumva ko ari kwangiriza abantu. Ahubwo njye numva ko nyine indirimbo yatanze hari n'akantu akunda gushyiramo ngo indirimbo ifite ubutumwa. Indirimbo ifite ubutumwa. Ubutumwa ifite rero abo bantu bose bari kubivugaho babigarukaho bose baba banabwumvishije. Bose baba babwumvise. Bamwe babushyira no mu bikorwa. Barirengagiza ariko barangiza bakajijisha bakagaruka kuri public bakavuga ati ngo yaririmbye ibintu bibi, yaririmbye ibintu bitabaho. Oya. Njye numva ikibazo kitari ngombwa. Ikibazo kitari ngombwa. Ubwo naririmbe neza azane n'izindi nibyo tutazi tubimenye. Tubyige. N'ibindi mu byige. Ngawe ubaye nga Sherwa Gitafu ni nyikiye kintu ugomba kumubwira agomba guhindura mu mikorere ye. Nje wenda mbaye nka Sheri we. Ahubwo namubwira ngo ntatinde gusohora indi. Iyi ngiyi trendinze cyane mu gihe itaravaho ngo yibagirane. Indi yakabaye yahise hagera kugira ngo nyine bikomereze mu murongo umwe abantu bakomeze babone amasomo yige. Kandi nanone ikintu namusaba kutajya kure cyane iyi ndirimbo yakoze akongeraho utundi duke ariko bikaza vuba kugira ngo nyine dukomeze mu murongo umwe akomeze duha amasomo nyine. Umutesi Scovia nawe araza abivugaho neza cyane avuga yuko nta makosa iriya ndirimbo ifite. Ntayo nanjye twe tuyumva ndi ku ruhande rwa Scovia. Nta makosa njye nubwo muri iriya ndirimbo. Iriya ndirimbo nta makosa yirimo. Ntayaheze kutubwira ibintu byiza tugomba gukora ni ikosa. Ni ikosa nyine. Kandi yadukebuye arimo aratwigisha ibintu ubundi tutandi tunazi cyangwa twakoraga mu bundi buryo butari bwiza ngo dukosore tumenye uburyo bikorwa. Mwese ubwo yakoze ikosa ari ushobora wenda kuvuga ati amakosa arimo nuko abana nyine yakagombye kuririmba nguko yahise azana indirimbo yitwa Igikoma wenda akaririmba ibintu bijyanye n'urubyiruko none n'umwana w'imyaka 3 ugasanga ari kuyiririmba. Impamvu rero n'umwana yizi nuko indirimbo ifite ubutumwa nyine. Ikintu kidafite akamaro ntabwo gishobora kugira aho kigera. Ariko kubera ko yiririmbye abantu bakabyumva barabisakaza bigera no ku bandi kugeza bigeze no ku bana. Urumva ko ubutumwa buri kugera henshi ahubwo. None hawe urayishigikiye ubutumwa buri kugera henshi. Ubutumwa buri kugera henshi. Ahubwo nagira nabaho ubundi butumwa. Nadute mu ndi muzigo duhubundi butumwa dukomereze aho ubundi bohereye nyine tugende kandi murabwakira. Kandi murabwakira. Nagira duho ubundi butumwa. Nagira abahereza ubundi butumwa. Nawe muramushigikiye cyane. Kubita kuri kakandi nakayi kandi usubwo ndashaka nawe bakebure. Urumva wenda ntago nagira ngo ninjire cyane ndenze ibyo yaririmbye. Nimugoroba yakoze ikiganiro avuze ati ikibazo ni ukubyegereza umutima. Wenda ntabwo ndi kugereza umutima cyane ariko ngewe yavuze ngo kubita kuri kakandi uhita wumva iki? Numva icyo ashatse kuvuga. Ninjye igikisa nyine tanga nawe ubwo butumwa. Nawe tanga ubwo butumwa. We ntabwo ngiye kumushishura kuko namutse ndengeje aho nabameze nkaho ndi gushishura igihangano cy'umuhanzi w'abandi. None se iyo wumvishijemo wenda amazi urumva ibitenge biza guhura gute muri bwa butumwa? Bidahura serega yagurutse ku mugore kandi umugore niwe ukenye niwe wambara icyo gitenge. Umugore niwe ashobora gutuma ayo mazi kandi umugore niwe ufite ako kantu avuga ntazi ngo kitwa aho ngaho kubita nyine ku mugore. Se ubundi wadutaye makapira gatoya ugatoya. Ntabwo nzi kuririmba. Nyine wowe ujya uririmba nk'uko byumva n'abanyarwanda barabifata nk'uko byumva. Nyine wowe uririmba nk'uko nagusabye basi. Kuririmba ntabwo mbizi. Ndagufasha basi. Ndagufasha ntaribi. Nanjye mfite ikijwi kibi ariko ndagufasha. Nyine nge nabivuga wenda ku magambo. Kuririmba ntabyo nzi. Ngaho duhurize ubugari n'igitenge n'amazi. Byose byanahura burayi waye ngombwa. Nyine ngaho duhuriza ubugari n'igitenge n'amazi. Usibye no kujya hirya no hino ubugari bwakorwa nta mazi. Nyine duhurize icyo gitenge kizemo ubwo butumwa tububone. Ubutumwa rero atanga hariya buriya
ngewe uko mbyumva nyine uko mbyumva yumva ko agomba nyine mbere y'uko umugore agera wenda aho muba muri kumwe n'umugabo we cyangwa se nyine yaba utari umugabo wari sheri wawe nka wenda mu rugero ndi kumwe na sheri wanjye tugiye kugera ku butumwa twahawe muri iyi ndirimbo hagomba kubanza izindi porosesi nicyo numva mu ngengo urumva yamutumye igitenge arakizana urumva rero nta buryo cyari butuhe kitaje cyanaratose kandi yarakizanye akanagitose siko indirimbo ivuga amara uyu mukobwa afite amakuru afite ibintu byinshi mwiriya ndirimbo ya Gitafu yakuyemo ubutumwa aragitosa yari yazanye n'amazi rumvikana se watosa n'amazi ubwo n'amazi yari yazanye igitenge azana n'amazi aragitosa amara uyu mukobwa afitemo ubutumwa urumva nta butumwa burimo indirimbo ifite ubutumwa ndashaka umbarize uyu mukobwa ndashaka gira ikintu umbarize uyu mwana w'umukobwa akera icyo namubaza ni kimwe ese numvaga ari gutesa igitenge uyu mukobwa afite gahunda afite ubutumwa yakuyemo yateje igitenge ntabwo nyizi ingendo kuyumva kuri uyu mukobwa yazanye igitenge aranagitosa yari yazanye n'amazi nyine ubwo urumva nyine ngewe ndashaka kugira ngo urumva ngewe ndashaka kugira ngo umbwire ayo mazi ngewe ndabyumvura kubimbwira aho ndashaka ubimurize gusa namwe siko muri kubyumvara abihuze kugira numve nyine bwa butumwa kuko nge bwananiye gusobanura yakubwiye ko yazanye amazi nyine ngewe ndashaka ayo mazi ayazane n'ubwo bugari havemo umugore uri gutaka si ibyo yavuze ra nta mugore yavuze utaka yaramuvuze ariko uyu mukobwa afite gahunda muri vaze azi n'imirongo yamuvuzemo wowe urabihakana ariko nyine rata wewe ubwo butumwa indirimbo ifite ubutumwa ariko wowe bikara udashaka kumva ubutumwa ngewe nawe ni ukuri kw'Imana ndagapfusha rukara ngewe ubwo butumwa nabubuze ndashaka noneho reka dukore kano kantu binarangire sibyo ndashaka kugira ngo umurize igitenge ubugari n'amazi havemo umugore uri gutaka icyo si cyoroshe ibyo ubihuze havemo umugore uri gutaka ubugari si ibyo kurya icya mbere umuntu wariye wese aba ameze neza aba afite n'umwuka yashobora gutaka kubera ko nyine ataswa n'iki umuntu wariye aba afite umwuka wo kuba yavuga yasakuza yagira gute icyo ni icya mbere icya kabiri muri faze ya mbere yavuze ko yamutumye amazi n'igitenge yamutumye ifu amutuma n'igitenge aca bugufi siko yavuze arabizana arangije kubizana igitenge avuga ko ngo yaragisomye igitenge se yaragisomye avuga waragisoma arabusonga aragisoma akagitosa abivugira rimwe mu nama babiri yegeranye ahubwo uzabanze mu ndirimbo neza yaragisomye ubwo niba yarasomye cyane agatwarwa wenda ubwo yasomye iki kanwa kaba menshi akajya ku gitenge kigatoha ntabwo bizi ariko nuko yaririmbye siko nabyumvise siko yaririmbye niko biba bimeze nyamara uyu mukobwa afite gahunda ya ndirimbo ifite ubutumwa we wayumvisha ko ifite ubutumwa ndagira noneho ugire inama wagira Gitafu we aho uri hose nubona n'iki kiganiro rwose dutema umuzigo ufite ubundi butumwa bwiyongera ku bwo waduhaye bwa mbere kuko ubutumwa bwaratambutse buratambutse abantu barabwumvishije twese twarabwumvishije abakosorwa barakosoye cyangwa abandi bari banabizi simbizi ariko nagire dukorera indi ndirimbo kandi agire vuba iyi ngiyi itarava kuri hiti afatirane ihene igihebeba nicyo kintu musabye we Gitafu kiravuba musaba gushira muri video yatatsa amazi washobora kuyatatsa amazi atakanye nabona iki kiganiro akabona kujya muri video nabishobora azambwira azakubwire kandi uzayijyamo
nabona nabibasha najyamo nta kibazo. Twagiye rero ku kazi kawe gasanzwe, hari filime nigeze kukubonamo mu ejo bundi, iriya filime isobanura iki? Ni filime imeze gute? nyine nk'uko bivuze n'ubundi ndi umukinnyi wa sinema nyarwanda kandi nkina wenda muri filime nyinshi zitandukanye, ariko hari filime ndi gukina yitwa Inkuru ya Mariza. Inkuru ya Mariza. Mariza banyarwandakazi mujye ko ikiganiro. Inkuru ya Mariza ni gucika nta kintu uri bufite. Ni filime irimo ubutumwa. Nayo irimo ubutumwa? Yo nta bitenge birimo? Irimo ubutumwa. Harimo ibitenge, nahita amenya ko harimo ibitumwa. Bijya gusa. Harimo amazi no gutaka. Apo irimo ubutumwa. Iyo filime nibacike ica kuri channel yitwa BCSB Empire Films. Hanyuma irimo ubutumwa pe, irimo ubutumwa ngiye nkinamo ndi Sugar Mami. Fe wamwumvise? Muri iyo filime mba ndi Sugar Mami. Muze muturebe mudukurikirane. N'ubundi nyina nitwa Clement, ni izina ryanjye. Iriya filime pe ndayibakumbuje n'ukuri, ndayibakumbuje. Ni filime ikomeza, tugeze kuri episode ya 10 na kangahe ya 10 gutya bikugenda nyine. Ngabantu wenda hari aha hanze babuza abakiteri, narakubonye uri umwakiteri ushoboye, ngahanze abantu babuza abakiteri bashobora kuvuga ngo twabuza abakiteri, ariko bakubone bibwira ukuntu nyine ukina kugira ngo wenda hari uwaba afite n'iyo sene cyangwa se iyo roli abe yagushaka. Yewe ndi tayari gukina kandi sene izo zose numva gukina Sugar Mami. Hari aho nyina mu zindi filime nshinyuma umugabo nshinyuma, ni nyine ngewe umuntu ufite filime ukeneye abakiteri n'abakitrise ndahari. Roli yariyo yose ni mpinduka iyo role nyine. Uhita uhinduka iyo role. Niba ari ugukina ndi umwana. Ni ngiye role baguhaye muri filime ikakunanira? Kananira. Role yananiye. Role igeze kunanira, nari nkinnye bwa mbere. Role yananiye, nari nkinnye bwa mbere. Nyina ngomba kuba ndi indaya ariko y'umudayimoni. Nagombaga rero kuba ntega ku muhanda, ariko nkatega ntafite gahunda yo kujya kuryamana n'umugabo, ari ukugenda kumutwara ubugabo. Ari kumutwara ubugabo ikunaniza ikizi? Urumva byari ubwa mbere ngiye kuri kamera. Ariko muna wayishwanya gusa ngafise wahita umutwara ubugabo. Fi waza gukinisha akagutwara ubugabo. Ubugabo twatwaraga ubugabo. Ni ukuvuga ngo nge impamvu ntabwo navuga ngo yarananiye burundu ko narakoze, ariko nk'umuntu nyine utangiye bwa mbere ugahita wakitingira kuri role nk'iyo harimo akantu k'agasoni n'icyo, ariko ubu nyine nta kibazo. Ndagira ngo noneho bantu bashaka bakwifuza muri filime yabo kugira ngo babone aho bagusanga, ningi bagukura hehe mbese muri make? TikTok nitwa Clement. Instagram nitwa Clement Tesi. Facebook Clement Mukamutesi. Wenda naza kubahana nimero. Ngaho bahereze nimero yawe bashobora kuba bagusangaho. 078 078 79 79 76 84 9. Iyo ni nimero bashobora kuba bagusangaho mu gihe bagize ute bakeneye ko dukorana akazi cyangwa izindi serivisi zose, nyine naboneka aho ngaho. Ubwo rero aho ngaho niho bagomba kuba bagusanga. Rero ubwo nuko ngo wowe ukeneye umwakiteri muri filime yawe yagusanga aha ngaha kugira ngo mfite n'indi filime nshaka kubakumbuza yitwa Cyurinyana. Filime ndinamo yitwa Cyurinyana, filime nziza y'umuco, dukina ibintu bya kera cyane, ukuntu ubuzima nyine bw'abantu bwa kera babaho, byaga bimeze mu byaro kera. Iyo filime nayo ni nziza, muyirebe, ica kuri B13 Empire. B13
13 Impaya niho iyo filime ica kandi ni filime iryoshye kabisa nziza cyane nyina nitwa Mama Cyurinyana ubwo nyine nayo muyirebe muyikunde nyina filime nyinshi nyine ngiye kuzivugaho byabutinda cyane byaba ari byinshi ariko iyo filime nayo ariko abanyarwanda bafite amafilime baguha akazi kuko bagende bazirebe urashoboye kandi ufite imbaraga kandi ufite n'ubushake bwo kuba wakora rero ni ukuvuga ngo tuzahora tubabwira yuko ushoboye kugira ute n'ubutaha nitugaruka nabwo baba bagomba kumenya yuko ushoboye babandi bande bose bakiramani ndabizi baba bakeneye abakiteri n'abandi bafite amafilime akomeye baba bakeneye abakiteri bo kugira ngo bakene muri za filime zabo niyo mpamvu baba bagomba kuguha akazi rero mwebwe mwaramudukurikiranya turabakunda cyane kandi murabizi ko ibiganiro byacu ari akagaruka turagira ngo mukore subscribe kuri Hogoza TV ndetse na Fisi Nyamunini kugira ngo ibiganiro byacu mujye bisangaho mukora subscribe burya muraba agaciro kandi muba mugomba kujya muri uwo muryango mugari kugira ngo tujye dushiraho ikiganiro mube update turabakunda cyane ciao ciao